ngombwa ukamusoma mu gitsina ukanyunguta imishino bituma umugore ashyukwa vuba. Se waba uzi ishuri wajyanamo umwana wawe akahunira ubumenyi buzamufasha gukompeta ku rwego mpuzamahanga? Waba uzi ikigo se kigezweho muri iki kinyejana cyigisha umwana wawe akajya gukorera amafaranga hanze? Urangiye NDMET Music School ni ikigo giherereye mu mujyi hafi y'umusigiti. Batangira kwiga guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 2 za nimugoroba. Bafitiye n'amasomo ya weekend, aho abantu bafite umwanya muri weekend bashobora bakaza bakihugura mu buryo butandukanye, ari ugucuranga ibihangano bitandukanye, yaba ari no kugorera amajwi yawo mu gihe kingana n'amezi 3 gusa. Tugane tukwigishe maze nawe ugire icyo wigezaho. NDMET, umuziki wacu, iterambere ryacu. Andika izo nimero ubona kuri screen yawe. Ku bindi bisobanuro kubashimira abakunzi bacu kuko mudahema kutuba hafi umunsi ku wundi. Tuboneraho no kubashimira inkunga zanyu n'ibitekerezo byanyu mutugezaho mu bushakashatsi, gutegura no gukora ikiganiro kigamije kubaka ingo zacu nta wuca undi. Nobody bose birwanda mbona nawe umeze nkawe gutegurana mu buryo buhagije. Mu bagiye gutera akabariro murabanza mugakina, mukaganira, mugasomana, mugakorakorana n'ibindi. Tubibutse ko abagore n'abagabo badashyukwa kimwe. Hari abashyukwa vuba n'abashyukwa bitinze. Igipimo cyiza cy'umugore washyutswe atangira kureba icyoroshye, kwiyegereza umugabo, kumushimashima, kumukurura mwigegereza, avuza induru, rugongo ikabyimba, imishini ikabyimba, amabere akabyimba, agatangira kuzana ububere mu gitsina. Hari n'abinyarira. Nimba mwakarisanyije mugakora ibihagije, nubona umugore wawe atarashyukwa urakomeza ukamukarisa, ukamukorakora, byaba na ngombwa ukamusoma mu gitsina ukanyunguta imishino bituma umugore ashyukwa vuba kandi bihagije. Ndagushimiye, komeza gukurikirana ibiganiro bica kuri